ndabashoje inshuti bavandimwe turi kumwe uyu mwanya kw'ijwi ry'Abarangi TV turagira ngo turebe ibintu abarangi banga. Abarangi ni abamarayika b'Imana boherejwe n'Imana kugira ngo basubize ibibazo nk'uko twabibonye haruguru bigendanye nuko Imana ibishaka. Tumenyereye neza ko hari ibyo tubwirwa mu madini dusengeramo tukabyubahiriza, ariko hari igihe twirengagiza iby'Imana yanga. Bivuga ngo ibintu umuntu uje kwivuza mu barangi yanga ikibi n'igisa nacyo. Hari ibintu byinshi rero bigenda dukora kandi tubizi nkana, ndetse rimwe na rimwe hakaba n'igihe tubibuzwa ariko tukabikora. Rero iyo tubikoze abarangi bo ntabwo baza ngo bakorere ku kibi, banga ikibi n'igisa nacyo. Ndetse bikagaruka hari ibintu mu muco w'Abanyarwanda, mu ndangagaciro zacu tugira zo kubaha umwana, gukunda umwana, kubaha umutegarugori, cyane cyane wabona nk'umudamu utwite mwaba muri nko muri izi modoka z'abagenzi ukamuha umwanya. Ni ukuvuga umurangi agendera ku ndangagaciro dutozwa buri munsi. Bivuga ngo dukurikije indangagaciro duhabwa n'ababishinzwe, abayobozi b'igihugu cyacu, tukagendera ku ndangagaciro z'abarangi, ari igihugu cyacu cyamera neza n'isi muri rusange. Nababwira ngo bavandimwe, umuntu wagize mu barangi yakagombye kugira urugo rwiza rwubaha Imana n'abamarayika bayo, ndetse rukubaha ikiremwamuntu, rukagira impuhwe, rugafasha abababaye, ugasura abarwaye, ikintu cyose kibangamiye mugenzi wawe, icyo wifuza utakorerwa niwe wagikorera mugenzi wawe. Rero hari abantu benshi bagera mu barangi kubera za kamere zabo cyangwa se ibyo bisanganiwe, kuko umurangi we areba aho tutareba. Iyo uje amenya ibyawe byose, akamenya niba ubangamira abandi, niba ugira umujinya, niba ugira intonganya, niba ugira ishyari. Ibyo byose baraza bakubwira reka iki reka iki. Aho ngaho rero abantu bakunda gutezwa ku nshingano cyangwa se bakagenda bavuga nabi abarangi, bivuga ko bavumbuye ya mico ye itari byiza. Ugasanga nko ku musozi hari umuntu wazengereje abandi, arabiba se, arabagirira nabi se, harabavuga se, ibintu byinshi biba mu kiremwa muntu umurangi atajya yishimira. Rero ugeze imbere y'abarangi, ibyo bintu byose arabikubuza, akakubwira wowe runaka reka iki kiraguteranya n'Imana. kandi igihe utarakireka
icyo gihe uzaba uri ku ruhande rwa Satani. Satani izakugabaho ibitero, Satani izagutereza uburwayi ndetse bw'amayobera. Bavandimwe, tuzi neza ko hari indwara nyinshi tujyana mu mavuriro ya kizungu akaburirwa igisubizo, ndetse bagapima bakanazibura. Aho hose Satani bishaka kugira ngo dushimute ubuzima bw'umuntu, ikuvutse ya mahirwe Imana yaguhaye. Bivuga ngo rero iyo ugeze imbere y'abarangi barakubwira ngo ireka iki, niba wanywaga inzoga ukazireka, niba wagiraga ubusambanyi ukabureka, niba wanywaga itabi ukayireka, ibintu byinshi Imana yanga. Ndetse bamwe tugenda tugorora, ugasanga hari ahantu henshi usanga abantu bagira nk'urwitwazo ngo Yesu ngo yahinduye amazi ngo divayi, ngo buriya ngo nizoga yahinduye. Ibyo byose ni bya bindi byo gushyigikira ikibi, kuko ntabwo Yesu umwami wacu yigize ahindura amazi inzoga, ahubwo yazihinduye divayi idasembuye. Abantu rero bakunda kubibeshya. Ni byinshi bavandimwe tugenda tunyuranya n'ubushake bw'Imana. Rero niho hantu Imana yohereje abamarayika aribo barangi, kugira ngo baze batubwire mureke iki, munyure muri iyi nzira, nibwo muzashobora kugira gute, kuzabaho neza. Bavandimwe, twese twasomye Bibiliya kandi dufite amadini tubamo, amadini dusengeramo atwigisha ijambo ry'Imana. Ariko ugasanga abantu benshi bagiye bagoreka kugira ngo babone bagere barengere ibyo bakora Imana idashaka. Bivuga ngo rero umurangi agaruka akatwereka inzira nziza tunyuramo, ahubwo ugasanga zatunanira, twebwe tukamera nka wundi wa mugani w'Ikinyarwanda ngo uzi icyo agaya inka ayigaya icebe. Ibyo twese umugani w'Abanyarwanda turabuzi, ngo umuntu abura icyo agaya inka akayigaya icebe. Ibyo rero ni nabyo bikunze kuba ku barangi, usanga abantu benshi bavuga bakabeshya ngo bababwiye kujya ikuzimu ihahiye. Bavandimwe, abarangi bakorera mu Rwanda hose, nta hantu namwe utasanga abarangi. Ni ukuvuga rero abantu bajya ikuzimu basenga inzoka, ibyo bintu ngira ngo n'umwana yabimenya uyitambamura. Ariko ntabwo ariko bimeze. Abantu benshi baza barushye baremerewe, ndetse bakanzwe n'ibyo ngibyo, ngo umuntu ngo basenga inzoka bajya ikuzimu, ugasanga abantu benshi babigiramo ikibazo. Iyo barebye ni imigambi y'umwanzi Satani udashaka kugira ngo hamenyekane ukuri, uko Imana yaturemye, ikaturema mu ishusho ryayo, ikatugira abana bayo, ikadushyira kuri iyi si ngo itubere paradizo. Ariko Satani kubera ubwibone, kubera kwishyira hejuru, yajugunywe hano kuri ino si. Murumva rero tubangikanye n'umwanzi. Uwo mwanzi niwe utuvangira. Ibyo twigishijwe aho dusengera ntabwo abarangi ari idini, ahubwo abarangi bakira buri muntu wese. Kandi noneho ikirushijeho nuko iyo uje mu barangi udafite ahantu usengera, barakubwira ngo genda ushake idini ushaka. Mbona amadini ari hano muri iki gihugu,
ukurikize ibyo bakubwira, wige, ubatizwe, wabatizwa mu mazi menshi, wabatizwa mu mazi makeya, wagira gute. Ibyo ngira ngo Imana n'abamarayika bayo ntabwo bareba iby'amadini, ahubwo bareba mu gutungana k'umwana w'umuntu. Ndabivuga ahangaha yewe ntabwo ndi pasiteri, ntabwo hari ibyo naje kwigisha, ahubwo ndavuga iby'umurangi akoreraho, iby'umurangi yanga. Aho rero buriya hari abantu bagenda bakisha mu madini yabo, hakaba nk'aho bakubuza bati ntuzanywe inzoga, ariko ukayinywa wihishe, ntuzanywe itabi, ukarinywa wihishe, ntuzarye ibi n'ibi, ukabirya wihishe. Ariko ntawihisha marayika, kuko umurangi ni marayika w'Imana woherejwe hano kuri ino si. Mwabyemera mutabyemera, ibikorwa biragaragara, kuko yaje gutabara abarushye n'abaremerewe, yaje kurenganura abarengana, abarenganywa n'umwanzi Satani wigize kariya akajya mu ijoro akajugunywa hano mu isi. Abamujugunye rero ari abamarayika b'Imana, nibo bariho, aribo barangi. Bavandimwe, turakomeza ibiganiro. Icyo musabwa mwebwe ni ugusura urubuga rwacu Ijwi ry'Abarangi TV, mukabyohereza bagenzi banyu bari hirya no hino, kuko abenshi bari kurwara indwara bakabura ubutabazi, bakajya mu mavuriro ya kizungu bakazipima indwara bakazibura. Mufite ibibazo bidasobanuka, aho kugira ngo ujye kubaza mugenzi wawe. Ubu Ijwi ry'Abarangi ryashyize imikorere y'abarangi kugira ngo mubagane babahe ibisubizo by'ibibazo byabo. Nimero ni yayindi, kandi n'icyicaro ni cya kindi, umujyi wa Kigali, akarere ka Gasabo, umurenge wa Kimironko, akagari Nyagatovu, umudugudu Ijabiro, umuhanda wa 254. Niyo wabishyira ku ikoranabuhanga barabikwerekaho icyicaro cy'Abarangi Hotel. Musure rero urubuga, dusure, mutubaze, tubasubize, rwose turahari. Twifuje rero kubana namwe, kandi gukomeza kubana namwe. Murakoze cyane.